Ururimi n'indirimbo ni zimwe mu ngobyi zitwara umuco w'abantu zikawukwirakwiza, ndetse hari imiryango cyangwa ibihugu byamaze kubaka iyi ngeri ku buryo wumva injyana ugahita uvuga igihugu ikomokamo. Nitwa Cedric Niyonshuti, igihe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bica kuri ino channel, kanda subscribe ku Eagle Magic TV. Bahe ikaze. Abantu bakireba umuhamirizo w'intore zica umugara zivuga umurishyo w'ingoma, abandi bakabona umushayayo w'abakobwa beza bateze amaboko nk'inyambo, bahita batangira kuvuga amabango y'umuco mwiza w'u Rwanda. Binagenda gutyo n'uwumvise injyana ya rumba yashibutse ku mbyino ya kera y'abanyekongo yitwaga nkumba. Iyo njyana ikwibutsa abazayirwa bo muri DRC ikitwa Zaire. Mu bitaramo n'indi mihango yose abanyarwanda bagira kuva mu bihe byashize kugeza n'ubu, basusurutswa n'indirimbo iba ishingiye ku muco w'ubukwe, igaherekezwa n'izifite umwimerere nyarwanda. Mu bihe by'ubukoloni hari indirimbo, ibyivugo n'ibindi bihangano byagiye bifatwa amajwi n'abazungu babijyanaga mu nzu ndangamurage z'iwabo, ahanini bagamije kwerekana bimwe mu bigize imico y'ibihugu bakolonije. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Ububiligi bwasubije u Rwanda umurage w'amajwi akubiyemo ibihangano, indirimbo, inanga, ibyivugo bigera ku 4,905 byafashwe kuva mu 1954 kugeza muri 2007. Aya majwi yiganjemo indirimbo zo mu bihe bya kera, ariko n'ubu bikundwa cyane n'abato kimwe n'abakuru. Ubushakashatsi mu nteko y'umuco ishinzwe amateka ashingiye ku bisigaratongo, Ntagwabira Andere yabwiye igihe ko ibi bihangano byageze mu Rwanda binyuze mu bufatanye n'ingoro ibitse amateka. Yagize ati "Nubwo izo ndirimbo, ibyo byivugo n'ibindi birimo byafashwe muri 1954, ntabwo ari byo muri iyo myaka, ni ibya kera, kuko muzi ko umurage w'abanyarwanda mwinshi wahererekanywaga mu ruhererekane nyemvugo. Mu by'ukuri ni umurage twavuga ko umwinshi ugaragaza ibihangano by'abanyarwanda biri mu majwi mu gihe cy'ikinyejana gishize ndetse na mbere yaho. Hari indirimbo nk'abagore beza usanga ari iza kera cyane, inanga n'inkotanyi cyane niyo ku bwa mbere." Andere yavuze ko ibi bihangano n'umwimerere ugereranyije n'ibyo abantu bumva mu bitangazamakuru bitandukanye, bitewe n'uko abaziririmba muri iyi minsi bakururwa n'imico mvamahanga bavoma ku ikoranabuhanga. Ati "Ni ibihangano by'umwimerere kubera ko byahanzwe n'abanyarwanda bagiye mu nganzo nta kindi bigana. Rimwe na rimwe iki gihe kubera uruhurirane rw'imico, ushobora gusanga hari umuhanzi ushobora gushaka kuririmba cyangwa se guhanga kanaka yabonye kuri televiziyo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga arashaka gusa nk'uwigana iby'ahandi. Ibyinshi muri ibyo bihangano byahanzwe n'abanyarwanda bataragira uburyo bwo kumva ibyo bihangano by'ahandi. Ngayo rero amajwi Ububiligi bwasubije u Rwanda. Njye mwumvaga Niyonshuti Cedric. Iyi ni Eagle Magic TV, kanda subscribe, share na comment. Tuzahora ubutaha.